yaravuze ngo impamvu yo kubyuka kwawe ni ukugira ngo urabagirane. Mwanyumva gato, ikintu kirabagirana niyo wagihisha mu mwijima. Nigeze nava kwigisha mpura n'umugabo twabanye mu musigiti atwaye imodokari nziza, amanura ikirahure arandeba arambwira ngo ariko Imana yawe irakomeye. Ngira ngo arahamije, ndavuga nti cyane. Arambwira ngo igihe waruhiye ngo ugenda n'amaguru, ngo amaguru ntarashira. Arangije arambwira ngo jya mu modokari ngo utware. Niki cyakuryamishije? Waryamye? Waryamishijwe nande? Nibihe biganza bigufashe? Ntabwo wari wegura umutwe, kwegura umutwe bikakunanira. Muza abantu baryamanye imishinga miliyoni 20 ku muntu wicara kuri rido, ntabwo zari amafaranga make y'u Rwanda. Sibyo, inzu ku muntu ukodesha inzu y'ibihumbi 20 bakakubwira ngo uzajya utaha iwawe. Niba ari ikintu kiryoha ni ukuryama inzu itakubwira itariki yishyurirwaho. Sinicuza kubw'ibi mbabwira, singira ngo nicuze kubw'ibi nshaka kubabwira. Ndabisubiramo. Ijwi ry'Umukanguzi. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibaho umugisha. Amen. Nshimiye Imana ko yongeye kutwemerera kugera hano. Imana ishimwe. Ndibwira ko ntari umushyitsi cyane, ahubwo ndi umwana wanyu. Ubwashize narababwiye ngo hari igihe Imana ikubika. Yesu ashimwe. Hari igihe Imana igufata ikagushyira hagati y'abantu bakurwanya kugira ngo iguhishe amaso yabo iyo bagushakira kure. Rero uyu mwanya mbere yo kubumbura Bibiliya ngo nsome, nshaka kubashimira Imana, ariko mbabwire gatoya ku munsi wa nyuma w'umwaka washize, hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, nagize umugisha. Imana ishimwe. Nasomye Bibiliya nsanga abantu b'Igerizimu, muribuka igice cya 4 mu butumwa bwanditswe na Yohana, umugore wagiye kwiriba, ahageze ahasanga Yesu. Burya nubwo yaragiye kuvoma, ariko hari ikintu Igerizimu bari bamaze imyaka bategereje kandi cyavuzwe n'Imana Abisiraheli bari kuva mu buretwa bwo muri Egiputa. Imana yari yarababwiye ngo ababagiriye nabi mujye muhagarara ku musozi wa Ebali mu bavume, biturwa ibibi babagiriye. Iravuga ngo ariko hari n'ababagiriye neza, mujye muhagarara ku musozi w'Igerizimu mubatureho umugisha. None icyo nshaka kuvuga ni iki? Igerizimu nta muntu n'umwe uvuga umugisha wari uhaherutse. Nubwo hari iriba ry'amazi, ariko nta muntu utanga umugisha n'umwe wari uhaherutse. Ariko umukobwa abyutse agiye kuvoma, Yesu arebye abigisha aravuga ngo ntabwo ndi buze kumuha umugisha mureba. Areba amahame n'imigenzo bya Kiyuda, abona ntibiri bukunde ko Yesu aganira n'uyu Musamariyakazi abigishwa bareba. Imana yacize ubwenge. Nigeze n'abandi mu giterana ahantu hamwe, umugabo umwe aravuga ngo ntabwo Imana izi ubwenge, ngira ngo arayitutse. Aravuga ngo ahubwo yo ni bugo. Ngo ntabwo ari ukubumenya, ahubwo yo ni ubwenge. Imana ishimwe. Rero iyi Imana yidukoreye ibintu byiza. Umuntu ururimi rurakena, hari ibyo umutima wumva ariko ururimi ntirubivuge. Ibyo rero numva ntari kubona uko mvuga, tubyumvane mu mwuka. Nari nkumbuye ijwi ry'umugisha, nari nkumbuye ijambo ry'umugisha. Ngiye kubona mbona aposo arampamagaye.
abantu dukunda kubana turamenyeranye, nkunda kuvuga gake kugira ngo twumve cyane. Nimutekereze igihe Abisiraheli bari muri Egiputa, bakabona Mose aje ababwira ngo nimuve mu buretwa mutahe. Ntabwo nzi ko icyo kintu ari buri muntu wese ucyumva. Bari mu buretwa muri Egiputa, Mose aje ababwira ngo nje mu izina ry'Uwiteka kubabwira ngo dutahe mu gihugu cy'isezerano. Uwo mugoroba wambereye nk'iryo jambo Mose yabwiye. Mubyeyi Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ambwira ijambo ryiza cyane, ijambo ryiza. Kandi umunyarwanda yarabivuze, aravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi. Murakoze. Hari agakorasi najyaga nkumva kera nkiba mu musigiti, ntago nagafashe neza. Twaratwumvaga mushumba, indirimbo hari uburyo iryoha ikaza irimo message yawe ikagutindamo. Noneho numva hari uburyo bajyaga baririmba ngo hari igihe wicara mu marembo ngo ukajya kona ukabona igisubizo kiraje. Murakoze. Nari mu irembo ry'umudugudu mubi, reka mbabwire gutyo, nari mu irembo ry'umudugudu mubi. Ese uko numva bitangiye kuza gutyo, ntarasoma Bibiliya. Nari mu irembo ry'umudugudu mubi. Ubwashize turi hano na madamu, kandi yambwiye ngo mbasuhuze. Nawe yagiye kuririmba, ari mu murimo w'Imana, Imana ishimwe. Nababwiye ukuntu moto yanyimuye iminsi inshuro ebyiri, rimwe kabiri tukaba dusoje kwimuka. Iyo tuvuga moto ntabwo ari rifani. Mutagira ngo ni rifani. Oya, ntabwo ari cya kimoto gifite aho batwara imizigo. Oya, ni tevisi bayita 75. Twebwe abo wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. Soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Haleluya! Imana ishimwe. Apostle ambwira ijambo, arambwira ngo ndashaka kukwambutsa. Imana ishimwe. Mbega ngo nagize ihumure. Mwihangane nkoresha iki kinyarwanda. Ubundi umubyeyi nyamubyeyi ntacura ibyara, ntacura nirera. Na wa wundi uzi ko atari uwawe nawe agukeneye kugira ngo umubere uwowe. Mushumba, mwarakoze kutwambutsa. Nigeze nava kwigisha naniwe, nari mvuye kure njya gutega bisi muri gare. Niba ari ibintu nanga gutega bisi, ndabyanga pe, ndabyanga. Noneho
imvura yaragwaga, ikibisi kiruzura. Uzi kugenda umanitse ibiganza, Bibiliya mu kwaha, Aposo yaranyambukije ambwira ikintu, hari ibintu nkunda mu isi, nkunda inka, nkunda inka vrema, ku buryo nshobora no gusura umuntu uzitunze nkamwana imbabarira nkuragirire, nkunda inka pe, kuko nkunda amata, nkunda amata, niyo byagenda gute bakambwira ngo urayavaho, wenda nayanywa ariko bikaba igihe gito, nkunda amata kabisa. Hanyuma niba ari akandi kantu karyohera, uzi kuba uvuye mu murimo w'Imana witwaye wumva indirimbo zihimbaza Imana, yo nje mu murimo mvuye mu iteraniro i Remera, feruje zimpagaritse, navuga nti reka mpagarare mfite umwanya. Yewe data we, Aposo umwara twambukije none se ikindi gihe feruje zari kumpagarika zimbaza iki? Taraverisaga nkigendera, ariko ubu irahagaze, ndavuga nti reka mfata agafe, ndavuga nti Imana ishimwe. Umunsi mva mu idini ya Isilamu, mama yarambwiye ngo ntacyo uzimarira. Umunsi ndeka idini ya Isilamu, yitwa Mutarifa, si ngombwa kuvuga aho akorera kubw'impamvu ze, yarahagaze arambwira ngo wowe, aravuga ngo wowe uzakena ku buryo ukumbura ngo kureba ibyiza bikugirirwa ubibure. Nigeze nava kwigisha, nkura n'umugabo twabanye mu musigiti atwaye imodokari nziza, amanura ikirahure arandeba, arambwira ngo ariko Imana yawe irakomeye. Ngira ngo arahamije, ndavuga nti cyane. Arambwira ngo igihe waruhiye ngo ugenda n'amaguru, ngo amaguru ntarashira. Arangije arambwira ngo jya mu modokari ngo utware. Ndamwira nti nasomye Bibiliya irambwira ngo ibiryo by'ijisho ribi ntukabirye. Ndamwira nti ntukabirye, ndamwira nti sinyijyamo. Reka nsoreze kuri aka kantu. Umunsi itsinda y'abayobozi ba Isilamu bansura ndwaye, twashasha karido muri sara ariko twicaraho, bazana ifunguzo z'imodokari, bakazana inzu n'amafaranga kuri konti. Miliyoni 20 ku muntu wicara kuri rido ntabwo zari amafaranga make y'u Rwanda, sibyo? Inzu ku muntu ukodesha inzu y'ibihumbi 20 bakakubwira ngo uzajya utaha iwawe. Niba ari ikintu kiryoha, ni ukuryama inzu itakubwira itariki yishyurirwaho. Ewe data we, hari igihe Imana ijya yibuka. Murakoze. Imana irazirikana. Imana irazirikana. Ejo bundi ngira ngiye kubona mbona umuntu arambwiye uti ngwino nkwereka ahantu hari ikibanza gihendutse. Ni ikibanza se ni isambu? Mwaretse ngashima Imana koko.
ntabwo ari ikibanza. Ntimuzi ko isambu n'ikibanza bitandukanye? Murakoze. Narambutse aposo. Yewe data we, ndagenda ndahagura igishene. Yo, igisobanuro cyo kwambuka. Haleluya, haleluya. Nikize ijambo ry'umutambyi ryaravuze ngo nshaka kukwambutsa. Mana we, reka dusome Bibiliya hanyuma nsoze. Ni isambu ntabwo ari ikibanza. Ntabwo yo naragiye mbanza nkatiraho umukecuru, umugabo we yari umushumba, aza kwitaba Imana, bamusenyera muri risk zone. Ndamukatira ndamwana isindi buryame mu nzu ntakujurije yawe. Data we. Mu migisha Imana itanga, umugisha hari imigisha ibiri zira rimwe. Umugisha w'umuryango n'igihugu, Imana ibitangira rimwe. Noneho umugisha wo mu gihugu ni gakondo muri cyo. Iyo umuntu atagira gakondo, ndabinginze mujye musabira abo bantu. Iyo umuntu adafite gakondo, isaha n'isaha aba ari transit, kandi noneho idafite yijya. Aho yicaye inzu arimo ibikoresho byayo byose biba bifite amapine. Uricara bimanuka, ikizamuka, ikimanuka. Kandi ndababwiza ukuri ko utagira gakondo, iyo wimuka ugiye wabandi hari ibyawe bipfa. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, twerekera hafi tugasenga. Ni igice cya 60 umurongo waho wa mbere dusoze n'uwa 3. Haravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Iri jambo nagira ngo muritindeho. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira. Haleluya. Ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwawe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo gatoya tuvuge kuri iri jambo kubyuka no kurabagirana. Uyu ni umugabo witwa Yesaya. Bibiliya imwita umuhanuzi mukuru. No mu gitabo cy'abahanuzi cya Isirayeli cyitwa umuzingo w'abahanuzi, nicyo gitabo kibanziriza ibindi bitabo mu mizingo y'ubuhanuzi. Yesaya yabaye umuhanuzi ahanurira abayuda, ariko Imana imuha na message, imuha ubuhanuzi bw'ubuzima ku banyamahanga. Uyu Yesaya kandi yari umuhanga, yari umunyabwenge mu buryo bwo kubana n'Imana no mu buryo bw'umubiri. Yari afite ubwenge, yize akagira n'ubwenge bw'Imana, kuko Yesaya yari umwanditsi w'amategeko ibwami ku gihe cy'ingoma y'umwami witwa Uziya. Kandi Yesaya yari umugabo ubyaye abahungu 2 ugira umugore. Imana iramuhamagara iramubwira ngo haguruka ngo utume. Yesaya abanza kurangaraho gato simatinda, ariko yicaye araho. Bibiliya iravuga ngo akozwe ikara ku munwa. Umuririmbyi we yavuze amakuru ya Yesaya, aravuga ngo umuntu w'Imana ashyuhijwe n'umuriro. Imana ishimwe. Aravuga ngo noneho ngwino ntume. Yesaya Imana iramutuma, arahanura, aza kugwa mu ishyamba rya Egeya simatinda, avuga amagambo menshi, ariko ahagarariye Yerusalemu aravuga ngo byuka urabagirane. Ndagira ngo mvuge kuri aka kantu gatoya. Mwese muri kunyumva ndabizi n'abari online. Iyo umuntu aryamye mu nyumve aba muremure,
iyo umuntu aryamye aba muremure mu butambike, sibyo? Iyo umuntu aryamye birashoboka ko hari umuntu uryama yiryamishije. Hari n'umuntu uryama abitewe no kunanirwa. Biologiko, ibitotsi bituruka ku kunanirwa k'umubiri ushyira ubwonko bukaturekomanda kujya kuruhuka, sibyo? Noneho aho ni mu deja navuga ko tuba turi kwirenuvera, kongera kuba bashyashya, kwiyuaccente mubyeyi, kwiyuburura. Ariko nabwo bituruka ku munaniro, sibyo? Hari n'umuntu rero uryama atabishaka, igihe cye cyo kuryama kitageze, kabiri atananiwe kuko ateruwe n'ibiganza bimuryamisha. Ntimubizi se? Nidutanga urugero murarwumva rugize. Uzarebe iyo uri kubwira umwana ngo ajya kuryama. Bene uyu muntu ntabona ibitotsi ariko araryamye. Muzi imitekerereze n'imikino ye byose bibaryamye. Ntashobora kugira ikintu asingira ngo agifate kuko agize gute? Biramusaba kubyuka. Bibiliya ivuze ijambo nkunda. Umubwiye ngo byuka, uretse Imana yabera. Nawe umubwiye ngo byuka, wamubwira ngo byuka urye, byuka wambare, byuka ugende, byuka wige, byuka uze nkubwire. Ariko siko Imana ivuze. Ntabwo ariko Imana ivuze. Yo iravuze ngo intego ituma ubyuka ni ukugira ngo, haleluya, ni ukugira ngo ubyuke. Numara kubyuka urabagirane, haleluya. Sinzi ngo ninde wakuryamishije, sinzi ngo uryamye he, sinzi ngo waryamye gihe ki, sinzi ngo umaze igihe kingana icyo uryamye, sinzi ngo waryamishijwe n'amaboko angana iki, sinzi ngo nakahe kanwa kabivuze, sinzi ngo nubuhe buriri, sinzi ngo hashashe iki, ntabwo nzi inzozi uharotera, sinzi ibitekerezo uhagirira, ariko byuka urabagirane. Ibi ndabivuga mbitewe n'umutima w'Imana, ntabwo ari amarangamutima. U Rwanda rukeneye urusengero, rukeneye inzu y'Imana yubatswe ikanaturwaho amagambo asenya ibindi bicaniro byose byigeze byubakwa. Ntabwo kubaka urusengero ari intego yo kugira ngo abakristo basenge. Kubaka urusengero ni intego yo kugira ngo Imana ibone igicumbi. Ntabwo ibi mbabwira n'abantu mwese mu nyumva. Dufite ibicaniro tugendaho, dufite ibyo twatambiweho, oringate byanze bikunze. Hari icyo utemera kikakugiraho ingaruka, hari icyo wemera nacyo kikakugiraho ingaruka. Ibintu ni bibiri. Udatabawe n'icyo yemera aterwa n'icyo yirengagije. Rero munyihanganira kubw'icyo kinyarwanda kigoranye nuko nisanze. Icyo ngira ngo mbabwire ni iki: kugira ngo Imana yumvire Eliya ntabwo ari uko yeguye amabuye 12 gusa, ahubwo nuko yabanje gusana igicaniro cy'Uwiteka. Sorezaho sinicuza kubw'ibi mbabwira, singira ngo nicuze kubw'ibi nshaka kubabwira. Ndabisubiramo, ntabwo nicuza kubw'ibi ngiye kuvuga.
amadini mu Rwanda n'amatorero akeneye igicaniro cy'itorero. Muzi impamvu abadamu ba hano abamama mwishimye nuko mwabohotse ngo y'idini. Ntabwo ari uko ndi iwanyu, oya, ntabwo ari uko ndi iwanyu, ntabwo ari kwa niseti nteye, ntabwo ari kwa niseti nteye, oya, nuko ndi kubibwirirwa n'umwuka. Nimbivuga rero, nimbivuga niba ari igicaniro kibi cyica abantu, first of all igicaniro cy'umuryango wawe, umuryango uvukamo, kuko aho uva niho haguha izina, niho hakreya inshuti. Ababanyi bawe baturuka aho uva. Noneho iyo uvuye ahangwa ukura wangwa, iyo uvuye mu barwana ukura uri umunyentambara. Ntabwo hari abantu iyo uvukiye mu muryango w'ibigwi wambara umwenda w'ibigwi, ariko iyo usanze ibigwi byawo bifite inkomoko y'aho bituruka, ubu umucakara w'icyahaga iwanyu imbaraga. Bisaba wowe ubwawe gusobanukirwa, ukagira mu Kinyarwanda ukagira umusingi, fondasiyo ikubatseho, ikwitirirwa. Noneho iyi kwitirirwa, aba witirirwa n'inkomoko zawe. Bibiliya ivuga iki? Igushyira imbere yabo. Ntabwo Imana ijya ikora ikosa ryo kutunyaga umuryango, oya, ahubwo itugira abatware b'iyo miryango. Rero Bibiliya iravuze ngo impamvu yo kubyuka kwawe ni ukugira ngo urabagirane. Mwanyumva gato, ikintu kirabagirana niyo wagihisha mu mwijima ntibishoboka, kiragaragara, kiragaragara. Haleluya! Niyo wafata CV yawe, niyo bayijugunya mu mwijima, niyo bayishyira munsi y'andi madokima, niyo bayibika munsi y'urutara, iyo niba ari shayini ni shayini. Kandi aka kantu nkababwira, abantu bize fizike murabizi, nta kintu gishayininga kidatanga urumuriro. Iriya shayini ituruka ku kintu bita foton. Kandi urumuri ruza, foto ntabwo ari uyu murabyo dukubita, ahubwo singira ngo mba confusing, reka tugire gato nitse. Urwo rumuri rwose n'uyu mucyo tubona mu isi uturuka ku nyenyeri. Abize geography murabizi, na physics irabivuga, murakoze, kuko inyenyeri dufite nini ni izuba. Ibi byose tubona mu isanzure tubyita corps terrestre. Noneho muri systeme yabyo bigenda umujyo 12, sibyo? Bihura n'intumwa za Kristo. Singira ngo ntinde kuri icyo. Noneho umuntu Imana iri kuvugana nawe yitwa inyenyeri. Turi inyenyeri. Kandi ndagira ngo mbabwire, iyo mureba ku gicu mubona inyenyeri mu byiciro bitatu. Umuntu uzi kwitegereza, hari akureba ukabona kamuri ku bururu, kaba kari kure cyane. Hari nakureba ukabona kamuri ku muhondo, ako kaba kari gakurikiye ubururu. Hari nakubona ukabona kamuri ku mutuku, ako k'umutuku kaba kegereye hafi. Inyenyeri iri kure icana degre, icana ubushyuhe 6,000. Nta kintu na kimwe kiri mu isi kihanganira ubwo bushyuhe, nta na kimwe. Mureke dusenge. Niki cyakuryamishije? Waryamye? Waryamishijwe nande? Nibihe biganza bigufashe? Ntabwo wari wegura umutwe, kwegura umutwe bikakunanira. Muza abantu baryamanye imishinga. Noneho niba ari ikintu kivuna, ni ijambo ribi uryamye nabi.
niyo mpamvu mbabwira ngo narururutwijwe mushumba aravuga ngo nshaka kukwambutsa. Uzi kuba uryamye nabi ukumva ijwi ryiza? None se mugira ngo Yakobo yararyamye neza yisegura ibuye? Muri mwe ninde wagira ibuye umusego? Ntabwo yararyamye neza, ariko inzozi zamumanukiye. Haleluya! Zari urwego ruva imbere y'intebe y'Imana, abamarayika bamanuka. Uwiteka kugenderere ubyukane kurabagirana. Haleluya! Ibi mbibabwiye ndi hano. U Rwanda rugiye kuvugwa neza n'abarukunda n'abarwanga kubw'umucyo wo kurabagirana. Ndasubiramo, amahoro y'urugendo aturuka ku maso y'umushoferi. Rero by'ukurabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Niba ushaka kugira igicaniro usenya, niba ushaka kugira igicaniro kindi wubaka, cungana gatoya. Yewe data we, ariko uzi inzu gutangira ikuzura, muri fondasiyo harimo izina ryawe. Ari abantu bari hano baza amashi baravuga ngo umurume yacumve bintu ajihurikire mu mashi. Iyo umugabo yumvisha ikintu ngo araceceka, ntabwo ari uguceceka gusa, ni ugukora kugira ngo ibyo yakoze bivuge umuntu utabumbutse. Imana ibahe umugisha. Namashi umurume yacumve bintu ajihurikire. Witeka kuramburira ukuboko, abyutse izina ryawe rishayininge, abyutse amaboko yawe abengerane, abyutse ibirenge byawe biyengerane. Witeka abyutse urubyaro rwawe, abyutse amaboko yawe, kugira ngo isengesho ryawe ritwike nk'inyenyeri. Niko turi. Yohana yaravuze ngo kandi koko niko turi. Nkunda iyo muri kuvuga ngo abo turi bo. Ndabikunda, abo turi bo. Ewewe, uko niko natwe turi. Imana ikubyutse. Ijwi ry'Umukanguzi.